Nshuti zanjye bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amahoro, imigisha, uburinzi ubudahangarwa biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ikaze muri aka kanya tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Aya magambo nari natambukije mu gitondo, ariko hari umuntu wambwiye ko ijwi ritumvikana neza, niyo mpamvu nifuje kongera kuyasubiramo. Amagambo tugiye kuganira kugira ngo abashe kumvikana neza, birasaba gukurikirana icyigisho natambukije ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2022, aho twaganiriye ku bijyanye n'inama yabaye igizwe n'abahagarariye Union Européenne, aho batoye itegeko ryemeza ko abaturage batuye mu Burayi bagomba kugira digital ID. Mbabwira kandi nuko hahagurutse abakuze n'abatoya bamagana iri tegeko, bavuga ko rirwanya uburenganzira ndetse no kwishyura ukizana by'umuturage. Bavuga kandi ko ntaho byabaye ko umuturage agenzurwa na leta kuri buri kimwe. Uyu munsi nabonye amakuru agaragaza ibyavuye muri ya nama, namwe nimwirebere. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2022 hemejwe ko iyi digital ID mu mwaka wa 2023 guhera mu kwezi kwa 9 ababishaka bazaba bemerewe kuyitunga. Ibiyikubiyemo ni byinshi, reka mvugemo bikeya, birimo nk'ikarita yo kwivuza, pasiporo, ikarita ya banki n'ibindi bitandukanye. Bimwe twari dusanzwe tumenyereye ko biba kuri identite, si byo byonyine bizaba biriho. Mu gihe gito ntabwo turaba tugifite privacy. Igihe cy'agahenge si igihe cyo kwirara kubera ko umwanzi ari ku murimo. Nanone kandi twari tumaze igihe dufite igisa n'agahenge, ingamba zo kurwanya corona zarorohejwe, ariko kandi turi kubwirwa ngo corona yagarutse, abantu bagomba kongera gufata inkingo. Twibuke ko hari gahunda yo guteza imbere inkingo, kandi inkingo ntabwo zabaho hatariho ibyorezo. Ufite ugutwi niyumve, kandi umwuka wera aduhe gusobanukirwa. Umwanzi afite umugambi guhita ageraho bitamworoheye, ariyo mpamvu ari gukoresha amayeri atandukanye kugira ngo asohoze inama ze mbi. Abadasenga barabona ko hari icyihishe inyuma y'imihindagurikire y'ibibera mu isi buri munsi, n'ingamba ziri kugenda zifatwa zihutiweho, bakagerageza kurwanirira no guharanira kugumana uburenganzira bwabo. Bene data, nshuti zanjye, ndabinginze ngo tube maso. Pawulo yaranditse mu Batesalonike ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 3 ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabashe kubikira na hato. Turi mu bihe bisa n'iby'agahenge, ariko ndabinginze ngo tube maso. Iterambere turi kubona riri kutworohereza ibintu byose. Ukaba wavugana n'umuntu ahari ku mugabane uwo ari wo wose, ukaba wabona ubufasha buvuye ku mugabane uwo ari wo wose. Ababwiriza baragwiriye, ariko kandi ibibi nabyo niko birushaho kugwira, ibyaha niko birushaho gukorwa. Tube maso, kuko ibihe bishishana biratwegereye. Akarengane karadusatiriye, mbese aho turiteguye kwemera kurengana? Hari naho kamaze gutangira, aho abantu batagifite uburenganzira bwo guhitamo uko bashaka kubaho, ahubwo bagahatirwa gufata imyanzuro batihitiyemo, kandi batinda bakayifatirwa igahita ishyirwa no mu bikorwa. Mu bihugu bimwe na bimwe ibi ngibi hari abantu bashobora kuba babyumva neza. Hari serivisi utahabwa, hari aho utakandagira utarafashe inkingo za corona. Ibi kandi biri no mu nzu
zisengerwamo, aho udashobora gukandagira mu rusengero rumwe kubera ko udafite seritifika y'urukingo rwa korona. Ibi byose ni imigambi yacuzwe n'umwanzi kugira ngo agere ku ntego ye yo kubabaza ubwoko bw'Imana butazemera gukora ikivuzwe cyose. Ibyahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 12 haravuga ngo, nuko rero wajuru we, namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. Mbese twebwe twaba tuzi igihe dufite uko kingana? Icyampa ngo tugisobanukirwe. Muri iki gihe Satani ari kwihatira kugusha abantu nk'uko yagushije ababyeyi bacu ba mbere, ubwo yanyeganyezaga ibyiringiro byabo bagiriraga Umuremyi, maze abatera gushidikanya. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ibanga ryo kurwanya Satani dusanga muri Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 17. Haravuga ngo, nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Iki ni igihe cyo kurwanya Satani tukegera Imana. Indahemuka ku Mana muri uru rugamba ruheruka isi zizaba ibicibwa. Abantu bazangwa n'ab'isi. Nta bufasha na bumwe bazahabwa kubwo kwanga kwica amategeko y'Imana ngo bemere kumvira amategeko cyangwa se ubutegetsi bw'isi. Ntibazemererwa kugura, kugurisha, kandi hazatangwa itegeko ngo bicwe. Nta digital ID, ntuzajya mu ishuri, nta kazi, ntabwo wabasha gusaba inguzanyo, nta seritifika ya COVID cyangwa se ya korona, nta kujya mu rusengero, nta gukora ingendo, nta kugura, nta kugurisha. Ibi ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ahubwo ni bimwe mu bimenyetso Yesu yatubwiye bigomba kubaho. Ushobora gusoma Matayo igice cya 24. Kurimbuka kwa Yerusalemu kwatunguye benshi batitaye ku bimenyetso n'imiburo bari barahawe. Natwe turamutse tutitaye ku miburo n'ibimenyetso Yesu yatubwiye kwitaho, kurimbuka kuzadutungura. Ariko ndabinginze ngo tube maso kandi twite ku miburo dusoma mu ijambo ry'Imana. Nubwo akarengane kazi y'ubwoko bw'Imana, tuzirikana amasezerano meza Imana iduha mu ijambo ryayo. Matayo igice cya 6 ku murongo wa 1, igice cyose tugisomye, Yesu yatubwiye kutiganyira ngo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki, kandi ngo amazi menshi ntabwo azadutembana. Wakibuka Abisirayeli bavuye muri Egiputa mu buretwa bwo kwa Farawo, uko bageze ku nyanja itukura, nta nzira bafite yo gukomeza ngo bagende, bahindukiye barebye inyuma babona Farawo. Ariko kuko Imana ariyo kwizerwa ibihe byose kandi irindi jambo ryayo ikarisohoza, yaciye inzira mu nyanja barambuka. Bamaze kwambuka, abanzi babo bari babigerageje nabo, amazi arabarengera, ntiharokoka n'umwe uretse Farawo. Umuriro ntabwo uzadutwika. Tekereza Meshaki, Abedenego na Saduraka bari i Babuloni. Umwami Nebukadinezari abaza igishushanyo, arababwira ngo bakiramye. Barambwira bati, ntabwo dushobora kuramya igishushanyo. Uwiteka Imana umuremyi w'isi n'ijuru niwe wenyine ukwiye kuramywa. Aravuga ngo babate mu itanura ry'umuriro. Barabikora. Igihe bamaze kubatamo, Uwiteka yohereza marayika we, arabagota, umuriro ntiwagira icyo batwara. Mbese dukwiye gutinya? Oya. Uko bariya bagiye barenganywa bazira kwizera kwabo, natwe nuko akarengane kazatuzaho
kubwo kwizera Imana. Ariko ntabwo dukwiye kugira ubwoba. Zaburi ya 91 mu nkundire mu gisome yose. Ni mutyo uyu munsi twibere mu bwihisho bw'isumba byose. Uwiteka aba ari we wenyine duhungiraho, igitare kidukingira ku manywa na nijoro. Uwiteka Imana yonyine aba ariyo twiringira, kuko kwiringira Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu, kandi guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta guhungira ku bantu. Vuba bidatinze abo twiringira bagiye kudutenguha, bagiye kudutererana, igihe tutazemera ibyo badusaba gukurikiza bitewe n'uko bibangamiye kwizera kwacu. Iki ni igihe cyo gukura ibyiringiro ku bantu no kubategaho amakiriro, maze tukiringira Uwiteka wenyine. Ni igihe cyo kwitegura mu by'umwuka no mu bigaragara. Ni igihe cyo kuva mu mijyi minini. Kubera iki? Itangiriro igice cya 19 ku murongo 17, abamarayika babwiye Loti ngo hunga udapfa, hongera ku musozi utarimbuka. Loti wari waramenyereye umujyi, byaramugoye guhungira ku musozi, maze yisabira kuguma mu nkengero zawo. Ariko si igihe cyo kuba mu nkengero z'umujyi. Ibyiza ni ku musozi, aho uzabasha kurya ibyo ukuye mu murima wawe. Ibibi byo mu mijyi minini bitazakwangiza byoroshye hamwe n'abawe, kandi ibyago bizazira umujyi ntibikugereho, kuko marayika ntacyo yabashaga gukora Loti atarava mu mujyi wa Sodoma na Gomora. Kandi muri iyi minsi hari abantu bari kwishimira ngo Imana yankuye mu cyaro inzana mu mujyi. Ariko se koko ni ukuri? Tekereza neza, itaba ari ya mana y'inda abantu bari gukorera muri iyi minsi. Uwiteka dushoboze kwita ku bimenyetso tubona buri munsi no kumvira imiburo duhabwa. Ndabakunda. Ubuntu, amahoro n'imigisha biva ku Mwana Data wa twese bikomeza kubana namwe mwese.